cyose ndabamugora niyo ubu ngubu twakigezeho turagifite twagusanga he icyo ntabwo ari ikibazo mwebwe mufata imodoka vuba vuba cyangwa mufite ikindi kintu ariko mungire vuba vuba mfite umukiriya utegereje imari ntabwo ashaka ko acika kandi n'umutima acika mwese ndabakata umushahara ahantu wese bose urabona amafaranga waduhaye igice ntubyibuka benda byibuka ariko amafaranga nyine ahari nta kibazo hari ukujya aho ngaho ugatangira kuzanira zayo kandi ibyo ntabwo tubigenderamo nshaka imari nshaka imari ntabwo nshaka ibyo kuzana amatiku mu buryo mufata amafaranga yanyu cyangwa niba mutabishaka mubwire bose urabizi ni uguhererekanya ntabwo abakire ntabwo namwe tubizera ubundi ni uguhererekanya ni ukohereza imodoka y'umusore wacu ntukohereza iy'umusore wawe aduhereza baga tumuhereza boro zawe ok nta kibazo mugire vuba vuba ariko ndashaka kujyana iyo boro kuko hari umukiriya unegereye cyane kandi uvuye ahantu kure cyane mu ntara zitandukanye ndumva agira niyo duhurire ok nshaka ahantu hari akabuga kameze neza ubundi tuhahurire nta kibazo iminota 15 sawa